Moko wa Rwanda Samaritan Choice kwa wazazi wa mtoto hamjambo. Murakoze. Ndi umwe mu bana ba Rwanda Samaritan Choice twavuye kure kubera imigambo myiza Imana yaduhaye. Rero mu magambo makenya, natwe turi ahangaha duteraniye ahangaha, ntabwo tuzakura, ntabwo tuziga ngo tugere kure twibagirwe neza twagiriwe, ahubwo bamwe muri twebwe nagendemo ndashaka kuzaba umumembazi wa Rwanda Samaritan Choice kandi ukomeye. Jewe bamfashije bikomeye, ariko ndashima Imana aho nageze hose. Bamfashe amaboko, bafata umubyeyi wanjye amaboko. Ubu ngubu ngeze mu mwaka wa 4 niga electricity, ariko mfite intego y'uko nzajya gukora muri REG, nkaba umuntu ukomeye. Nkaba umuntu ukomeye ku buryo nanjye nzahagarara ngamvuga ati nzajya nishyurira abana 5 bajye babambaza. Kuko dushobozwa byose na Kristo duha imbaraga, tuzajya dukomeza kumusengera nk'ababyeyi bacu, natwe mujye mudusabira imbaraga zivuye ku Uwiteka, kuko dushobozwa byose nawe uduha imbaraga. Murakoze. Ko byageze aho mu makambi ati umwe turimo ku ishuri ntiwanatuma winjira, baraguheza hanze. Kumva nanjye yabaga ari amarira, navuga ko njya ku ishuri gusa ubushobozi burava he. Mama nawe nyine ni umuntu banshaga intege cyane, akanjine nta no kumbwira ati wenda azaboneka basi hoya, ahubwo yarambwira ati bireka abandi kwiga nta mugisha ufite. Yahoraga nsenga cyane imyaka yose. Rwanda Samaritan Choice yamfashije ngiye mu wa 3 segonderi, ariko mu by'ukuri umwenda ntiwari gutuma naninjira mu kigo cy'abandi, ariko kubera Imana yo mu ijuru ikora ibitangaza. Sinzi niba wenda yababwiye yakumye n'abayobozi amaso. Hari igihe najyagayo n'imite ku mwenda ndakavuga ati injira biro nk'ibyo, bakazarebaho nyuma ngari kugenda nihisha nyine hagati y'umwenda. Najya kurya ku muryango ari hahagaze nk'umuyobozi, arahita avuga ko nishyuye mvuze kurya. Nahoraga mfite ubwoba ko ntabwo byari byoroshye, ariko kuva wamfata natanze nimero y'uyu mubyeyi niyo nagenderagaho gusa. Bansohora niba bahoraga bahamagara, nawe arabizi cyane. Ariko Imana nk'umugisha ari ibintu byari byoroshye cyane, kuko byageze aho mu marambira ati rero we Rwanda no kwiga mu wa 3 ubundi ishuri ryibagira. Mu by'ukuri numvaga nshaka gutsinda pe, ariko nanone nkavuga ati akambira ati watsinda itatsinda n'ubundi ntizajya ku ishuri. Urimo amafaranga menshi kandi n'ikigo bazagura nacyo zaba ari ukukijyamo kubera amafaranga. Numvaga nyine ari ibintu bigoye, naho ntsindiye aravuga ati twarabivuganye nta kujya kwiga. Nishimira amanota nagize, ariko nanone mbabazwa yuko nta bushobozi bwo kujyayo mfite. Numvaga ari ibintu bimbabaje, nkarira bavugana na bagenzi banjye ati bampaye aha nzagenda ejo. Mama nawe ati umva bakubwire ntibakubwiye, bo bazajya ariko wowe uracyari mu rugo nta bushobozi bwo kwiga. Ishuri si iryawe, umugisha muri kwiga. Mbese nagiye mpura n'amagambo menshi ansha intege, ariko njye ntabwo ducitse intege. Ababigeze ubu ngubu ntabwo ibintu byinshi, ariko Rwanda Samaritan Choice ndayishimira cyane kuko kuva yapfa ntabwo nigeze mpura n'ikibazo cyo gukora ibizami cyangwa kugira icyo cyose. Ndayishimira cyane.
Samaritan Choice igiye muri make byanjye nagiye mu bisabwe kwakira njye ntabwo nagira papa mama nyine ngomba gusubira ati basi mwige namwe muzagera mu mwigeze n'abandi abantu bose bagiye niba bafite ubushobozi ariko bajya bakurikira muri iyo miryango nabo nuko bize bakabigeraho. Mama wanjye nawe yari afite ibyo bitekerezo avuga ati papa mwige mama ugiye mu mbere nta kintu na kimwe twari dufite gusa twari dufite ahantu papa yadusize tuba ajya kwa sosiyete ku murenge amuzana Vanessa njye nagiye mu wa mbere nta n'ishuka ngira yo kurara mama yarampaye igitenge ariko Vanessa arabigurira nagenda kwiga n'abandi bana ngakomeza ndiga nkajya mvuga ati nanjye mpaka ngira amanota meza abagana nanjye amafaranga yabo si kuba babuze icyo bayamaze cyangwa abandi bana bayafashisha nanjye nkiga cyane ngatuka saa 8 niga abandi batatu ngora mu wa gatatu ngira amanota meza bayanditse ndagare kwiga PCB ndagenda naho nkomeza umugambi wanjye wo kuzaba ngira amanota meza mwemera ngatuka saa 8 abandi bana baryamye baratuka saa 10 ahubwo ngiye nkabyuka kuko mbanza icyo nshaka kugira icyo nzageraho nanashimisha abo ngabo bamufasha nyine ndabashimira cyane ngiye niga mu wa gatanu kugira aho ngeze si uko ari iwacu ahubwo ni kugira ngo abantu bagenda bateranya ubufasha bwabo bangirira neza nanjye nizeza ko nzafasha abandi bana bari mu cyiciro nanjye ndimo nzajya Imana sinzi icyo nzabakorera ndabashimira cyane ko mwabaye nanjye mwarafashije aho bitari bishoboka ndashimira cyane Vanessa Samaritan Choice cyane Vanessa Imana ikomeze umugisha ikomeze bane nabo